kiganiro Tsapa Fashion Show. Mu Rwanda turagerageza twambara neza, buri wese yikora uko abishoboye kandi akagaragara neza. Birimo biratworohera gukora ibintu bijyanye n'ibintu nyarwanda. Abanyamideli basohokera igihugu mu Rwanda. Kwambara gutya byatewe na klima yiriweho, naze mbona ari imbeho, bitamo kwambara akapira k'amaboko maremare. Niba wumva ko kwambara ibikwegera ari byo bikubereye, ubundi byose ni mu mutwe. Ikaze mu kiganiro Tsapa Fashion Show, aho tubagezaho amakuru agezweho ajyanye n'imyambarire ndetse n'ubuzima bwa buri munsi. Njye ndi Mihaye umubyeyi. Iki ni ikiganiro Tsapa Fashion Show. Uko bimaze kumenyera rero, tukaba duhereye ku gice cyacu ari cyo Fashion and Lifestyle News, aho tubagezaho amakuru menshi atandukanye ajyanye n'imideli. Aho ngaho twahera ku nkuru ibabaje y'umunyamideli wari n'inshuti y'abanyarwanda cyane w'umunyamerika ariwe Kate Spade, witabye Imana kuri wa kabiri ushize azize kwiyahura. Reka twumve byinshi kuri we. Umunyamideli w'umunyamerika uzwi ku izina rya Kate Spade yitabye Imana kuri uyu wa kabiri, aho umukozi we yamusanze mu cyumba yimanitse, bigaragara ko yiyahuye. Uyu munyamideli akaba yarasanzwe arwaye indwara yo kwiheba, aribyo bita depression. Ngo yaba yaratewe nyuma y'uko umugabo wamusabye ko batandukana, bakaba bari bamaranye imyaka 24 babana. Kate n'umugabo we bakaba baratangije uruganda rukora amasakoshi, amasaha n'ibindi bijyana n'imyambaro, aribyo twita accessories. Gusa nyuma bakaza kubigurisha aho mu mwaka wa 2006. Uyu mugore akaba yarazwiho gufasha abadozi hirya no hino, dore ko no mu mwaka wa 2014 yaje mu Rwanda akashinga ikigo cy'abadozi yise Masoro Community Center, gikoresha abanyabukorikori barenga 150, aho kibafasha kwiteza imbere. Uyu mugore akaba yarazwiho kwicisha bugufi kandi akaba n'umuhanga cyane, dore ko uruganda rwe rwinjije akayabo karenga miliyari y'amadolari. Akaba yarafashaga abanyamideli hirya no hino bakiri hasi guteza imbere ibikorwa byabo batera inkunga. Kate Spade akaba yarasize umugabo Andy Spade n'umwana w'umukobwa Francis Beatrix Spade w'imyaka 13. Mwabyumviye rero inkuru ibabaje yuko Kate Spade wari n'inshuti y'abanyarwanda, cyane cyane ko yagiye abafasha gutera imbere mu bikorwa byabo bitandukanye, yitabye Imana. Reka tumusabire iruhuko ridashira. Dukomeje rero n'amakuru yacu. Icyumweru gishize muri Nyabugogo hakaba harabaye imurikagurisha ry'ubukorikori rya Made in Rwanda, aho abacuruzi benshi bo mu murenge wa Gitega bishyize hamwe bagakora imurikagurisha, bakamurikira abanyarwanda ibyo bamaze kugeraho kandi bikorera ku giti cyabo. Reka tubyumve byinshi kuri we. Abanyarwanda bakomeje kwiteza imbere mu bikorerwa hano iwacu mu Rwanda, aribyo bakunze kwita Made in Rwanda. Akaba ari nako bakomeza kumurikira abaturage ibyo bakora, bigaragara ko bamaze gutera imbere nk'uko babyivugira. Muri Expo rero urabona byagenda, ariko kubera nk'ibi bintu nkora urabona ubudodo buri kuduhenda. Biri kugenda gahoro gahoro, usibye ko ibingibi bitari bimenyerewe, ariko ubu ngubu abantu batangiye kubimenyera kuko n'ababyize ari benshi. Amaherezo tuzatinda tubicemo. Ku munsi ushira iragenda irushaho kuba yitabirwa, abantu bayitabira umunsi ku wundi. Urabona ko mu by'ukuri kuri twebwe turabona ari ibintu bishimishije. Iragenda rwose, ntago nyirukanka mu muhanda, narazunguzaga, none ndakora nkabona ibirayi, ndashima Imana. Bamwe mu baturage bo mu murenge wa Gitega bakaba bari basanzwe bakorera mu ngo zabo, hakaba hari n'abandi bavuye mu gucururiza mu muhanda aribo bita abazunguzayi, bakaba baribumbiye mu mashyirahamwe babifashijwemo n'ubuyobozi. Nta kibazo dufite, urabona ko ibihangano byacu ari byiza. Ni amakoperative, twabanje turi koperative Agaseke k'iwacu ya Gitega, hanyuma baduha uyu mushinga umubyeyi madamu wa nyakubahwa perezida wa repubulika, hanyuma niwe wadushyikirije uwo mushinga hagamijwe kurwanya ubucuruzi bw'akajagari mu muhanda. Nubwo abacuruzi bishimira imurikagurisha, harimo bamwe bavuga ko abaguzi ari bake bitewe n'impamvu z'ibiciro, abaguzi bavuga ko biri hejuru.
nyamara abacuruzi bavuga ko biterwa n'aho bakura ibyo bifashisha mu gutegura ibikorwa byabo ko hari igihe bibahenda bigatuma bazamura ibiciro. Hano rero abakiriya baraza pe ariko bakagereka makeya bikaba bitahwana nuko mba nkurikije uko mba naranguye nuko nakoze. Hano muri iri soko abaguzi ni bakeya kubera ko baravuga ko ibiciro biri hejuru, ariko ahanini ibiciro biterwa n'ibyo umuntu aba yaguze uko aba yabiguze ku isoko. Hanyuma nanone ntabwo abanyarwanda barabasha guha agaciro ibyo umuntu akoresha intoki, babigereranya n'ibikoreshwa by'imashini zikora. Ibintu rero dukoresha intoki bifata igihe kinini kugira ngo kirangize, bigatuma none igiciro kizamuka. Abantu benshi ntabwo baramenya ibyiza bikorerwa iwabo. Kubireba yego biri hejuru bitewe n'uko bifite karite nyine nziza ikomeye, kuko rero n'ibyavaga hanze ntabwo bikomoka ku ruhu, bikomoka wenda ku masimirikwiri. Abandi bacuruzi bo bavuga ko bafite imbogamizi z'uko ibikorwa byabo bitaratera imbere ngo bashobore gukora ibintu bitandukanye ku buryo bashobora guhatana ku rwego mpuzamahanga. Barimo kugura ariko si cyane, harimo imbogamizi dufite nuko ibiciro by'amasaro kurangura, ibiciro byo kurangura biri hejuru. Niyo mpamvu rero tudashobora kubona abakiriya, turababwira igiciro ugasanga bo basubiza ari hasi. Ugasanga mbese ayo baduha ariyo makeya kandi turarangura duhenzwe. Nizo mbogamizi tubona dufite hano. Mu by'ukuri ubona yuko nk'amasoko ntabwo twabona amasoko ahagije. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, urabona yuko iyo ucishijemo amaso muri ibi bintu ubona yuko ibyo dukora usanga bimwe na bimwe tudahinduraho ikintu kinini, kandi ku masoko mpuzamahanga urabizi ibintu by'amashakoshi bazana amaverisiyo atandukanye umunsi ku wundi, uko ubona umukiriya ugusanga ikintu yagihaze mu maso ye ukamubasha kumuhindurira. Twebwe ariko imbogamizi ikomeye tuba tubona muri ibi bintu ni ukubona abantu bashobora kuba batwigisha cyangwa se bakaduha ingendo shuri tukabasha kubyiga, noneho tukabasha gukompeta n'amasoko mpuzamahanga, kuko ibi ngibi dukora abona aracyari ya masoko ari lokale iwacu. Turacyari kwereka umunyarwanda verisiyo nk'iyi ngiyi, kuko niyo wenda twabashije twebwe kuba twakemvanta. Dukeneye kugira ngo rero tubone izo ngendo shuri, twige utu tuntu tuduhindura umunsi ku wundi, umuturage naza akakana maze kugahaga mu maso umwaka umuhindurira kandi amafaranga arushaho kuboneka. Umwe mu bayobozi b'umurenge wa Gitega wafashije mu gutegura iki gikorwa akaba yaratubwiye ko iki gitekerezo cyo gufasha abaturage cyaje n'akamaro kabyo muri rusange. Iki gitekerezo kiyakuza cyaje nyuma yo gusura imidugudu, tukareba tugasanga hari abantu benshi bafite ibintu bakora hirya no hino mu midugudu ariko bitamenyekana. Turavuga tuti ni ngombwa ko tubahuza ndetse tukabafasha kugira ngo bamenyekane, kuko twagiye dusanga hari. Turavuga tuti nta kuntu abantu bazabimenya abantu bagikorera hirya no hino ahantu hatazwi. Turabegeranya dutegura expo nk'iyi ngiyi kugira ngo bigaragarire buri wese, ariko noneho ni na gahunda yo kwihangira imirimo kugira ngo n'abandi bigireho. Ni gahunda dufite mu gihugu cyacu yo kwihangira imirimo, ubwo baba bashyira mu bikorwa made in Rwanda, ariko ari n'imirimo bihangira kuko baragurirwa bikabafasha mu miryango yabo, bakabasha kurihira abana amashuri, bakabasha gukora n'izindi gahunda zijyanye n'umuryango, zijyanye n'imibereho myiza yabo ndetse n'iterambere. Yakomeje kandi anatubwira ibyo bateganyije abo banyabugeni mu minsi iri imbere mu rwego rwo kubateza imbere. Kuko tumaze iminsi nabyo icyo kibazo tugifite, abantu bakunze kwita abazunguzayi bacuruza ibicuruzwa bitandukanye mu mihanda hirya no hino. Yewe n'iri soko turiho ahangaha ryubatswe mu rwego rwo kugira ngo abo bantu baze bajye mu isoko bakorera ahantu hagaragara, ariko ntibibuza ko hari n'abandi badahita baza vuba vuba muri izi gahunda. Abo bose turi kugenda tubashakisha kugira ngo baze mu isoko, tubafashe kwihangira imirimo, nabo bamenyekane, yewe banzaye no mu yandi masoko cyangwa se babe babasha no gukora n'ahandi hazwi hemewe, batagiye mu muhanda, kuko mu muhanda haba harimo ibibi byinshi. Urwego bari bariho twibwiraga ngo bari ku rwego rwo hasi, ariko twasanze bari ku rwego rwo hejuru. Twanabasabiye ko baza kujya no muri expo
mu zindi exposition zitegurwa ku rwego rw'akarere ku rwego rw'igihugu tukabafasha kubonamo imyanya bakajya kwerekana ibyo bakora kuko ni ibintu byiza byajya mu ruhando rw'ibindi bikorwa n'abandi bakora hirya no hino. ngira ngo rero mwabyiboneye yuko abanyarwanda bamaze gutera imbere mu bikorwa byabo byo kwihangira imirimo. Reka tunabibutse rero yuko muri iki cyumweru gishize twabahaye rugari mu kwihitiramo umuhanzi wari wambaye neza mu bahanzi 10 bahatanira Guma Guma ubwo bari Musanze muri road show. Rero ntimugira aho mujya kuko turi bubabwire uwo mwihitiyemo. Reka rero dukomeze n'igice cyacu aricyo Fashion Academy hamwe tubabwira byinshi bitandukanye bijyanye n'imyambarire. Uyu munsi rero tukaba twabahitiyemo uko wakambara ugiye mu birori bitandukanye cyane cyane muri ibi bihe by'impeshyi cyangwa se summer time. Reka dukurikirane. Mu gihe cy'impeshyi cyangwa se summer time, imyambarire irahinduka. Haba ku bakobwa ndetse n'abahungu, dore ko haba hashyushye bigatuma twambara imyenda idufasha guhumeka ntidushyuhire. Uyu munsi Tsapa Fashion Show yabateguriye iby'umukobwa yakambara mu bihe bitandukanye by'impeshyi. Duhereye muri backyard barbecue cyangwa se ikirori cyabereye mu gikoni kirimo kotsa inyama, aho umukobwa yakambara ikanzu irekuye ndende cyangwa ngufi, ugashyiraho inkweto zifunguye zaba ndende cyangwa ngufi, ukarenzaho shenete ndende n'amaherena atari manini. Naho ku munsi wo kujya ku mazi cyangwa se umucanga, aribyo twita beach day, aho ukenera kwambara umwenda wo kogana ufatanye, aribyo twita one piece swimsuit, ukarenzaho ishati y'amaboko maremare, hasi ukambara ikabutura y'jeans, naho ku nkweto ukambara izifunguye twita chomeka cyangwa se slippers. Ku byerekeye n'ibirori bijyanye n'imikino cyangwa se summertime sporting events, aha twakubwira ko byaba byiza wambaye umupira cyangwa se t-shirt y'amaboko magufi, ipantaro cyangwa se ikabutura y'ikoboyi, bikaba akarusho iyo ari deshire cyangwa ibyo twita ripped jeans, hasi ukambara inkweto zifunze za sneakers. Niba ujya koga kuri pisine rero, uzakenera ikanzu itaratse y'ibara ryerurutse, wambareho inkweto zifunguye, ntibagirwe ingofero nini gukingira izuba cyangwa se amarinete. Umukobwa ugiye mu birori byo mu bwato, aribyo twita boat cruise mu rurimi rw'amahanga, wakeneye kwambara agasarubeti k'ikabutura katamufashe, inkweto zifunguye z'udushumi, ntibagirwe kwitwaza ingofero nini y'izuba cyangwa se amarinete ndetse n'igikapu n'uduherena. Niba rero ugiye muri konseri cyangwa amafestival atandukanye mu muhanda, aha biba byiza iyo wambaye ijipo y'ibipesu twita pattern wrap skirt, ushyiraho agapira kagufi dukunze kwita crop top, inkweto zo hasi n'amarinete y'izuba ariyo sunglasses. Naho mu minsi isanzwe ugiye guhaha cyangwa se gukora gahunda zawe bwite, aho ushobora kwambara ikabutura cyangwa ipantaro y'ikoboyi, cyangwa ukambara ikoze mu gitenge cyangwa andi matisi y'amabara, ugashyiraho umupira w'ibara rimwe n'inkweto zo hasi izo arizo zose, ukitwaza agakapu gato bambarira ku rutugu. Tukaba tugeze rero muri cya gice aricyo ijwi ryawe, aho abanyarwanda benshi batubwira icyo batekereza ku nsanganyamatsiko tuba twateguye. Reka rero tubikurikire. Uko u Rwanda rugenda rutera imbere, ni nako abantu bagenda bahindura imyambarire yabo, aho muri iyi minsi abakobwa bakunze kwambara imyenda migufi igaragaza mu ntege, abantu benshi batavugaho rumwe, aho usanga bamwe bavuga ko ari uguta umuco, abandi bakaba bavuga ko bitababangamiye. Nk'uko mu minsi ishize hasohotse inkuru mu gihe.com ivuga ko abambariye imyenda migufi bikurura ubusambanyi, aho benshi barimo n'abayobozi bagiye babivugaho ku mbuga nkoranyambaga. Natwe twahisemo kwegera abanyarwanda bagira icyo babivugaho. Kamimu birashoboka, hari ukuntu umuntu ashobora kwambara umwenda utagaragaza wamuha umuyaga ariko ntarengere ntakabye. Ntabwo tubabwiye ngo bambare nk'abakecuru ba kera dore ko ariyo kintu biharajeho, cyangwa se ubundi bakavuga bati abantu bambare bigeze hasi ngo nabarokore. Oya, ahubwo hari ukuntu yakwambara umwenda nawe ubona ko ari umwenda umunyuze wesheje ababyeyi be icyubahiro. Mamini ndayakunda, mpfa kuba ntambaye biteye isoni, ariko ugeze munsi y'amavi, ugeze mu mavi neza ndawambara nta kibazo. Hari abambara nyine biteye isoni bakambara bigeze hejuru, ariko iyo wambaye umwenda ugeze mu mavi mba mbona nta kibazo rwose, kuko nanjye ndayikunda. Ubundi kera nuko ubuyenda birimo bihinduka. Kera umukobwa iyo bavugaga ngo yariboraga bitewe n'umwambaro yambaraga, kuko wahishaga umubiri we. Noneho wa mubiri umuntu w'umusore ushaka kurambagiza umukobwa akagira amatsiko yo kubona wa mukobwa, akagira amatsiko yo kumureba. Kubera iki? Kuko yabaga yikwije.
na kera ndizera ko twatangiye kubona abantu bambaye amapantaro tukabona ni nk'igitangaza, ubwo rero numva nk'abiyambariye imyenda yabo ngo kami kamuntu n'umutima we, mbona bamwe bari bujya mu buraya biba ariko kazi ke, ariko ntabwo nabashije ngo abayambaye beshi zizamenya ni indaya cyangwa bafite imico yindi. Njyewe mbona ari iterambere ry'isi ariho ari mwijya bigezweho, tujye tubirebera hirya ntibikagere mu gihugu cyacu. Mini ku bana b'abanyarwanda ntabwo ikwiriye, cyane cyane abari oya. Niba umuntu yiyambariye mini ye ni ubwiza bwiwe, kuko aba yaguze amafaranga y'umwenda we, inkweto nziza, ukuntu umukobwa yambaye neza kandi ni muri viziyo. Sadepano n'uyambaye icyo yaba yambaye agamije, hari uyambara kugira ngo yataratinge nyine abawe n'abasore, hari n'uyambara kubera ko yumva ko ari umwenda yambara ukaba umubereye. Njye nuko mbyumva pe, nkanjye uyambaye nta kintu mbangamiraho, kuba yambaye yaberewe yadodesheje umwenda we uri kuri taye uko abyifuza, ariko bitavuze ko hari abo bitabangamira. Ntaho umwenda uhurira n'umutima, kuko ni birebire barabizamura. Ubuse ntago nambaye umwenda muremure, sinjye wagira uruhare mu kuwukuramo se? Ntago rero njye mbona mini ntakitwaye, ntago ari ituma abantu bakora ibyaha. Ntago ikurura uburaya, ariko kuwukureba akakwifuza niwo babigizemo uruhare, ariko wambaye ukikwiza ntago cya gitekerezo ashobora kukigira atabonye ibice byawe by'umubiri. Imyenda migufiya rero irangaza abasore. Iyi myenda migufiya ubundi niba uguze umwenda ugomba kugura umwenda usesuye, kuko buriya iyo wamaze kwiyambika kuriya uba witesheje agaciro. Iyo ugiye kujya mu modoka ujya kwicara ukimunyamunya, wajya kurira moto ukimunyamunya, ukagomba kwitwerera igitenge kandi wakaguza umwenda ukwambika neza. Ngewe rero uko mbona abari bakwiye kugarura umuco ndangagaciro wa kera, ntibasebye igihugu, ntibigana abanyamahanga. Ngira ngo mwabyumviye rero icyo abanyarwanda batekereza ku myambarire migufi cyangwa se ibyo twita mini jupe. Reka rero dukomeze tunabibutsa yuko waba ufite igitekerezo cyangwa se icyifuzo ushobora kutwandikira kuri nimero za WhatsApp ziri kuri televiziyo yanyu. Ushobora kandi no kutwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Twitter, Instagram ndetse na Facebook. Dukomeje rero n'igice cyacu aricyo Pro Tips, aho tubabwira byinshi tunabigisha ku byerekeye n'imyambarire. Reka twumve icyo mugenzi wacu Munyana Joyce yaduteguriye. Ikaze nanone mu kiganiro Tsapa Fashion Show. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo watera ipasi ishati. Reka dukurikire. Iyi shati niyo tugiye gutera. Nkuko mubibona iyi shati ni coton 100%. Ubu tugiye guhindura setting z'ipasi kugira ngo iyitere neza. Nkuko mubibona murabona yuko turimo turashiramo setting za coton. Ibigomba kujya neza mo hano ubonaho icyatsi maze ukabona ugatera. Mu gutangira tuhera ku maboko. Ahakurikiye ni ku ikora. Ubu tugiye gutera imbere h'ishati.
turi gutera mu mugongo. Ubu rero turabibonye ukuntu umuntu yatera, ubu tugeze ku maboko, ubu niho tugiye gutera. Murabibona yuko isa neza nkuko mwabibonye mbere, mwabonaga ukuntu yari imeze, murabona itandukaniro. Iyo umaze gutera ipasi, waba ugiye kuyambara cyangwa se utagiye kuyambara, biba byiza uyibitse neza. Rero uyishyira kuri portemanteau mu gihe utari buyambara uwo munsi. Nizere yuko mwamenye uburyo mwatera ipasi amashati yanyu. Iki cyari igice cya Pro Tips, naho ubutaha. Arakoze rero Munyana Joyce, nizere yuko ibyo akomeza kubagezaho bikomeza kubafasha. Reka noneho rero tubatangarize umuhanzi mwihitiyemo ko yari yambaye neza kurusha abandi bahanzi bose uko ari 10 ubwo bari muri Guma Guma Road Show Musanze. Uwo rero akaba nta wundi ari Khalifan. Khalifan rero akaba ari umuhanzi uririmba injyana izwi nka hip hop, akaba rero ari we benshi bahisemo ko yari yambaye neza. Reka noneho tunabibutse yuko muri iki cyumweru gikurikiye tuzajya tushyiraho abahanzi 10 uko bagiye bambara bo muri Guma Guma Road Show, mukabasha kwihitiramo uwo mwumva ko yambaye neza kurusha abandi. Tubibutsa yuko uramutse ushaka gutora umuhanzi wambaye neza kurusha abandi muri Guma Guma Road Show, ujya kuri page zacu za Facebook ndetse na Instagram, akaba arizo Tsapa Fashion RW, ugakanda follow ukabasha kwihitiramo umuhanzi ubona ko yambaye neza kurusha abandi. Akaba rero aha dusoreje ikiganiro cyacu Tsapa Fashion Show cyo kuri uyu munsi. Reka nshimire bagenzi bacu bamfashije kugitegura, aribo ku buhanga bw'ibyuma Olivier Umukura ndetse na Fabrice Ndayishimiye, ndetse na mugenzi wacu wundi Joyce Munyana. Nkaba nabibutsa yuko uramutse ufite igitekerezo cyangwa se icyifuzo no kwamamaza, ushobora kutwandikira kuri email yacu ariyo info@tsapafashion.com, ndetse ushatse no kudusura wadusura ku rubuga rwacu rwa internet arirwo www.tsapafashion.com. Naha dusubishye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Njye nari Mikayo umubyeyi, naho ubutaha.